umufuka w'umuceri nkaho yawutereye ngo wazana akajya yoraho ibiro 2 isukari yoraho ikiro buri bintu byose biba hazana uduce naho aje kunkonegita n'ibirere byo kutagira ibiryo mu rugo arangije azana inkoko y'umweru twibutse ko ari umweru tumaze kuyirya araza hagarara mu marembo narabirebye n'amaso yanjye abo yazanye bose amaze kubinjiza ahagara mu marembo areba havuye naho yaravuze ngo ntihazagire undi muntu ugaruka guhemba mpeje inshuti kandi koko umwana wanjye Riyonso niwe mwana nabyaye sinabona bampemba ahubwo umuntu ukurikira byumvise azaza mpemba mvura agahinda natewe n'uyu muntu abanza bamwe banga bagira imirimo we man azituri n'ababanzi umwanzi yampaye gift hashize indi minsi ndabyibuka imodoka radio Rwanda iparitse ku muryango wanjye ngiye mu kiganiro cyitwa Ntarungu nkubitamo iyo kaje naguye mu rugo abanzi bamwiranga we umwanzi wamwibanga mu bana mu butayu mugasenga mugasama amavuta akajyana kurambeka ibiganza ukumva ko ari mu mwuka ari kugusabira amavuta ariko yajyana bamutume bati turashaka gutumira runaka ati reka ati ntabwo mumuze mu mumbaza akavuga nk'ibintu 10 bibu ufite byagiye bimba abavuga batumwa bagenzi banjye bakabatumira mu bindi bihugu bakavuga defo zanjye 10 umugisha w'Imana amahoro y'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese gukurikirana Eva mu Marionnaire abantu mujye mumuhamagara abantu mu mwifurize byiza Imana y'amahoro ibaha umugisha uyu munsi tuje mu kiganiro cy'uyu munsi ariko mbere yuko tugitangira reka manze nshimira abantu mwese mwakoze subscribe hano kuri Eva mu Marionnaire ibihumbi 6 birengaho abantu 10 bagiye kuzura Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi bishimire amen bivuga ngo kweri ndabashimiye no kuri nabo bubahwe ubaho byanyabyo reka nanone nongere mbwire abantu badahwema gukora comment nziza hano kuri Eva mu Marionnaire Imana y'amahoro ibaha umugisha rero abantu bari burasirazuba irengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru mu gihe cyera na gatatu yo diaspora abantu bazi neza ko Mama Marionnaire amukunda ariko nokore barankunda bakabigaragaza n'umuntu wajyaga yibeshya ko anyanga ntiyabura nukuri arekeraho mfite abakunzi benshi ntabwo akundwa n'abantu 6,000 birenga ngo umwe yidumbukije nze ni wa muntu usiba kujya mu isoko kagira ngo ntirirebure hari umuntu wivumbura ati nta niryo njya mu munsi kandi rikarema ubwo abantu batenishane bicayeho bazagwa mbere y'utureye igiti kumva yuriye igiti ajya gutemesha amagiye guhubuka kandi njye nibereye munsi y'igiti kandi ubwo agiye kuri tema yibwira ko ahimye uri munsi y'igiti kugira ngo atazabona aho yurerera baravunika bari abantu mani baravunika cyane wemba numiwe umuntu utekereza nabi aravunika cyane mbaza seti ni iki kiba cyakumva kagira inkuru muri make wumijwe n'iki ko mbona ukiri muto undora icyambere cyo umuntu ntumuteye inkunga umusabye nasuri umusabye inkunga umuntu nta nubwo umutaki utabana babuze minivare umuntu nta nubwo umubwiye uti ko gitenye gicitse wampa kindi cyangwa ukampaye kukizudesha umuntu urukweto rwawe nta nubwo anazi n'inzira igana iwawe ariko ukabona ridumbukije nta sabu mwigeze mupfa ntaki ngo ni uko ukorera Imana akaba akorera uriya mugabo wepfiriya ngo reka mubwire nabi nyir'umujinya arejenya
ukabona umuntu arekuye nk'uruntu rw'urututsi Cyangwa se ahubwo akavuga aranarwanditse cyangwa se akavuga nk'amagambo ukabona aracurikiranyije ntabwo se uyu muntu umwanya we izi mbaraga n'uyu mujinya afitiye umuntu utamufitiye umujinya n'umwaga yagiye kuzibyazamo ikintu kimubyarira umusaruro kandi ugasanga disi aranakennye arya nabi uri guhangana n'umuntu wibereyeho neza uri guhangana n'umuntu wibereyeho neza uriho nabi nkaho wagiye gushaka icyatuma nawe ubaho neza muravunika pe mutakaza imbaraga aho zidakenewe yewe mama rero ariko wari umeze neza meze neza cyane uyu munsi wa none natekereje nk'utuntu bitanu muri bitanu ariko ndavuga ntari kubona mama rero kagiye kumubaza kano kantu uyu munsi umuzaniye akantu karyoshye kaba dukurikiye mbazaniye akantu keza hari ikintu bajya bita umwanzi umwanzi uramuzi mu marene hari n'umunyarwanda avuze ngo utazi umwanzi aseba umubiri uwo rero uwo mwanzi w'umubiri wo ntacyo atwaye hari na Bibiliya yavuze ngo abanzi b'umuntu n'abo mu rugo abo nabo bo mu rugo nacyo hari n'abanzi badusohokana hari n'abanzi badusohokana ubundi hari abanzi bagiye gutera agatebe numvire hari abanzi yego ubizi ko bakwanga baranabikweretse hakaba n'abanzi bo mu ibanga ari bo babi bagusohokana rwose mugasangira kwanga akajya no kwifotoreza harya kumwe baseka akwanga disi akakerekana iryinyo gutya umwanzi wo mu ibanga utabizi ko akakwanga uwo mwanzi aragatsindwa na Bikira Mariya yamukubitishije ijambo ry'Imana ngo kubisa Bibiliya mu mutwe no gukubitwa ishapure hirya ya Bibiliya agakubitwa ishapure mu gahanga ariko y'icyuma iriho Yezu iriho n'umusaraba n'umusaraba na Yezu ubanga banzi bo mu ibanga yego wowe ubutazi uyu munsi rero ndashaka kugira ngo umbwire abanzi umuntu agira uyu muntu wabagize ababanzi akavuga atumva kambayeho kuba uyu muntu w'umwanzi yinjiye mu buzima bwanjye kambayeho ese aba banzi baza bate murakoze umuntu yabatsinda ate umutsinda oya mahirwe twaritsiritse ahubwo baje twaritsiritse dufite urutsiko mpamvu fire niyo mpamvu ubona baza bakamera nk'igitonyanga kimwe kivuye ku ibuye basanga hari urutsiko dufite yego urakoze cyane Bibiliya iravuga muri Zaburi ya 54 umurongo wa 7 azitura inabi abanzi banjye ubarimbure kubw'umurava wawe harimo n'ibintu byo kurimbura ibintu byo kurimbura rero hari umunsi nabikundaga ariko nsigaye kurimbura ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe usigarana donc urembukana n'ibyawe byose nicyo ibindi cyitwa kurimbura aha rero abanzi bawe nagutumweho Imana yavuze ngo aba bantu bitwa abanzi bawe bo mu ibanga n'abagaragara ariko cyane cyane abo mu ibanga nibo babi kuko kubera ko Imana yabonye ko utabamenya kandi itaguhomba hejuru y'izo mpyisi yantumye ngo ngusomere iri jambo rivuga ngo azitura inabi abanzi banjye azabanza akora icyo abitura inabi bangiriye bakugiriye babagiriye yego narangiza ngo abarimbure kubw'umurava we Uwiteka azabarimbura kubw'umurava we urumva iyo hajemo kurimbuka ni ikintu gikomeye kurimbuka nta kintu na kimwe usigarana urarimbuka ukabigenderamo ibyo ufite bikabigenderamo icyo kintu cyitwa kurimbuka kw'abanzi bawe bakitegure
abanzi bawe bitegure ko bagiye kurimbuka kandi bamaze igihe. Aba bantu bamaze igihe winjiye mu rugo bahari, urugo rumazemo imyaka 25 bahari, abanzi bo mu ibanga wowe utabizi ko bakwanga. Kandi ndibuze kubatindaho aba banzi bo mu ibanga, ndibuze kubatindaho kuko ni babi. Imana ikurinda abanzi nk'aba, ariko gusenga kwawe kwarumviswe, kuko ugendana umutima utagucira urubanza. Gusenga kwawe kwarumviswe, Uwiteka aje kubarimburana, aje kubarimburana n'ibyabo byose kubw'umurava we. Arashyiramo umurava, courage. Uwiteka arabikora yemye, arabikora nawe nk'ubyishimiye ko bamaze igihe ku buzima bwawe bagukinisha, bagukiniraho ntubimenye ko ibyo uhura nabyo, ibintu umaze imisura nabyo, ni umwanzi wo mu ibanga ubyihisha inyuma. Kuko abanzi bo mu ibanga ubona ingaruka z'ibyo bakora, ariko utazi ubyihisha inyuma uramwirinda. Nka Goliyati w'i Gati yari umwanzi ugaragara, ariko Sawuli yari umwanzi utagaragara. Kuri Dawidi, Goliyati yari umwanzi ugaragara, ariko Sawuli yari umwanzi utagaragara. Umwanzi ubetinga ati nzaguha igihugu, nunkora iki kibazo nzagushyingira umukobwa wanjye, nzakugirira gutya. Ni umwanzi wo mu ibanga. Ahantu se ko none kwara abantu babagiye kubigenderamo, barabise baraturenganya. Ubu kano kanya hari umuntu uguhamagara ababwira turaho neza nshuti yanjye, ira nkamwe b'abanyamasengesho mukozi w'Imana, mukozi w'Imana, muhanuzi w'Imana, mushakazi w'Imana, nukuri hano hafite umwana urwaye, numusengera agakira, nukuri sinzabura kumutangira ituro. None ko numva n'uwari we ubetinga ati nukora iki ariko ntagikore. Yego, abo aba ari umwanzi wo mu ibanga. Buriya ntubona izi telefone izi telefone uvugana n'umuntu, yego, akenshi yakubye ibyo avugira nyuma yo gukupa. Ugiriwe amahirwe hakaba umuntu uri aho ngaho, ugiriwe amahirwe telefone yawe ikarekodinga ibintu avuga yakubye. Mara gukupati taraka nuko ko musoze gicura rakapfa saa sita ibiryo bigeze ku meza, nayo ngo nizabakozi b'Imana yari araka. Abanzi bo mu ibanga ndafashwa, ndagukunda, amavuta we ndayemera, twariganye uranyibuka, ese barakaza ufite, ndagafite. Umwanzi wo mu ibanga wabyihishe inyuma ngo utabona akazi, none uragafite, akweretse felicitation, felicitation, ubushomeri burababaza we, kandi umwanzi wo mu ibanga ndabyumva. Agatangira ahubwo no kuza nimbara ubushobozi afite kuza kukurwanya ngo ukaveho, kandi umunsi wo kukagukuraho inama zateranye. Biragenda, bose arahari, harya biro yiherereye, nawe ugaherekeza kamugezaho biriri. Naho n'umwanzi wo mu ibanga aje kuvuga amafuti yawe, aje kuvuga ubuswa bwaje kuvuga, aje kukubamba. Umwanzi wo mu ibanga munasohokana mukajyana ku Gisenyi mukifotozanya, ari umwanzi wo mu ibanga akajya atanga amakuru. Umwanzi wo mu ibanga unakurwaza we akavuga ati ndakwishyurira n'igitanda gihenze, akanakurwaza. Ari umwanzi wo mu ibanga ahubwo ashaka kuguseramo n'akantu kugira ngo uhuhuke. Umwanzi wo mu ibanga gushoraho, uzi ibintu bagushoraho abanzi bo mu ibanga, abanzi bo mu ibanga. Simbona hari nk'abantu gutya usanga ari nk'umuntu runaka ari public figure, ugasanga umuntu rwose pe aremera akagukorera byose, yego, ariko wareba dosiye iri muri RIB, headline y'abagukorera ibyiza niwe na headline y'abakumanura bakujyana muri Madrid hakurya. Ariko ubarimbure kubw'umurava wanjye, Uwite ubarimbure kubw'umurava wanjye. Buriya abamidiyani barabanze bagaragara, umwanzi ugaragara ugeraho umwikinga, iyo akubise igitero umenya aho usesera, kuko aragaragara, no mu midiyani aragaragara. Ariko mu Isiraheli uri muri twe
ariko uriya mwisiraheli uri muri twe bamwe babwiye Nehemiya bati turifuza babwiye Ezira bati turifuza kuza kubafasha kubakira Imana yanyu kandi ari abanzi b'Abayuda bashaka kuza kubafasha kubaka kugira ngo nibakubitamo itafari bakubitemo amasebegwe abanzi bo mwibanga ya buriya amase ntabwo bayubakisha ntabwo yubaka abara maze kuma ntiyakuma ntabwo yakubaka umwanzi wo mwibanga gufasha kubaka ariko agashyiramo ikizatumegwa akagufasha no gusakara ariko agashyiramo umunyu amabati bugacya atoboka umwanzi wo mwibanga aragufasha akanabira n'ibyunzwe agacicikana abazi ibyo akora uzi umwanzi wo mwibanga ari we wagupfakaje uburyo abashyishikana azana isanduku agura amafanta yo gukaraba agira gute n'uwo mwibanga afite gahunda yo kuzanabamara kuko ari mwibanga niyo mpamvu hariho umwanzi uvuga ngo azitura inaba abanzi banjye kuko simbazi bakorera mwibanga simbazi ntabwo mbazi ariko Imana iri kubona uburyo bagiye kunyica azabarimbura kubw'umurava we hari umuntu watanze ubuhamya ariko njye ntabyo nzi avuga ko iyo umuntu yapfuye ngo roho y'ibiri aho hafi ariko ngo aba yahawe ubushobozi bwo kureba abantu mu mutima niko biragenda niyo mpamvu nyine umukiranutsi yaririmbye ngo kubaho no gupfa n'inyungu ku mukristo wese ukure iyo impamvu tutareba mu mitima tudahawe uriya mwuka kandi uriya mwuka nawe agira igihe aza n'igihe aba ajya nk'ari akakure kugiranuza yawe nuko nyine nitumara gupfa tuzaba nk'Imana tuzaba tureba ibintu byose uko byakabaye naho ubu nyine tureba inyuma umwanzi wawe kuko impamvu uriya mwuka nta kindi nta gukorwaho buriya byagusaba nawe kuba uri mu mwuka kugira ngo ubone noneho ngo buriya bushobozi aba yahawe ngo aba arimo areba mu mutima w'abantu ndetse ngo akaraba no mu mutima w'uwamurozi tureba ukuntu ari iruhande rw'abana banjye n'umugabo arimo arira kubarusha ari we wanyishe uwo ni umwanzi wo mwibanga akaba ariyo mpamvu Imana ifashe umwanzuro ko umwanzi wo mwibanga agiye kugira gute agiye kurimbuka agiye kurimburwa aba banzi bo mwibanga kandi nta muntu utabagira aba banzi bo mwibanga nta muntu utabagira buryo ugira ngo barya bose baza kwifotoreza ku ndaye baje muri baby shower barya bose ntabwo bishimiye nanjye ncuze ntawe ibinkoreye niko mbibona uko ubibona ariko ntabwo ariko biri so urarenza Sara wenda iwacu ducura kare ubundi ndi gushaka kubimenyera iki si nkayo yose ubu nihandagaze abanzi bamwibanga ni benshi bashaka kuntegera ku ya kane mbaho amakuru iya gatatu iya gatatu baramushije iya kane ntanga amakuru ninatwita muzashiduka narabyaye sinzatwitira muri iki gihugu nzagenda nko muri Amerika nze mfite uruhinja ni ukuvuga ngo nimubona mama Mariyoneri atakiri muri iki gihugu muzamenye ko nagiye kumenya ntabwo najya kurega indaba abanzi bo mwibanga mfite Yesu baragaragaye abo yibwiraga ko ari abayobozi b'amadini cyakoze uwo munsi barerura ni abambwe burya n'aba banyangaga mpaye inka mbega abanzi bo mwibanga ni ukuvuga ngo abakunzi bari bahunze hasigaraho abanzi uzi ko ari byo uzi ukuntu abanzi aribo bafata n'umujisho uremereye abanzi nibo bagaragara bagira ngo bakwihutishe kugeza aho bashaka kubujya abanzi nibo baza mbere burya uzacunge niyo wabyaye nibo bashyuhaguza kuza uzacunge nuko za karisite kagufasha ikintu runaka nimero ya mbere lisite yo gufasha umuntu gutya burya barya batanu ba mbere babanza kenshi ntaburamo nka babiri b'abanzi kandi akeranje akaba yakora ibintu bica abandi intege kandi akagutelefona ubukwe se nzakuba hafi kandi ubwo kuri lisite hashyizeho 5
nzakuba hafi Imana irakoze pe ubu nawe ugiye gushyingira ni tariki yo ubu se nzaze nkora iki wowe yakwemera kanazinduka agatera insina kandi akwanga ukogize ubwoba Marionette abanzi bo mwibanga hari ukuntu umuntu akubwira ngo ndagukunda buriya ariko ndagukunda yakoze iki kigaragaza ko agukunda mwagiye mumenya ubwenge n'abantu tuba tugomba kunenga ndagukunda yakoze iki urukundo ko barukora bararuvuga uvuze ku kintu cy'amareste mpita nibuka reste nigeze gukoresha ahantu noneho mbona umunsi rimwe umuntu wa wundi muntu nzi ko ibyo ndi gukora bishobora kugirira umumaro yego agiye gukora yarantangaje wa wundi ubwo ntari nzi ko yakora ibyo ntatekerezaga mbese muri make niba yenda urugero icyo ngiye gukora kigura 400 kandi yenda ni abantu 4 nari nkeneye yuko aba bantu kuko bazi ko barampijana nkajya kubona nkabona ku bisoro 5 wa wundi kandi kizagirira umumaro kandi mwaba muri kumwe urukundo akarugaragaza ko rwamwishe yashengaguritse kandi ntabwo mu by'ukuri kandi iyo ugiye gutanga burya utanga ntutanga incenshu yego nta no gutanga ibitagufitiye umumaro ibyo byihorere aho ugasanga umuntu ari gutanga ubusa kandi akirirwa ari ukuvuzaho induru cyangwa se akaba ari ukuri hafi umwanza kurwaza akurwaye ndabyemeye n'umwanzi ashobora kukurwaza akurwaye noneho hari ibintu bimwe mu bintu biranga hari ibintu umwanzi ashobora gukora ntumuvumbure ashobora kugupostinga kuri status yawe n'umusaka kuvuga amagambo meza ukaza gukomanta uvuga ati Imana iguhe umugisha atari kuyo mwiyemezi mumenyana gute akabagize Imana abonye undi mwanzi mwibanga bafatanye chat zikaba chat akabagize nk'abantu 5 ku munsi bo mwibanga kandi ari abanzi bagacata ati mbanyobya mayara ariko wewe si uyu namukunda nkande mbese kuba mu postings tuzuko nayo ntangiye kwanga tino kuntu nagukunda reka ndambangira ngo mbangira ngo ndebe bangira ngo numve icyo abantu bavuga uyu ntabwo nkorana nawe ntareka bimwemeze se nkorana nawe kabiri aragutungura kuri anniversaire rwose anayimenya mbere agakora n'inama agakora n'itimu yagutungura ariko ari umwanzi wo mwibanga yarashatse uburyo yako akantu katuma kugeraho akagakereya akinjirira muri anniversaire waba utagira ijisho ry'umwuka waba urikire mwabo waho agahita guca muri humye ari ukuntu baduca muri humye abanzi bo mwibanga kubera kutabakeka bigatuma ube ukeka runaka kandi byakozwe n'uwo mwibanga uwo mwibanga niwe wagukubise uburozi ariko uri gukeka runaka kubera ko ari we basuna kwanga akabigaragaza naho byakozwe n'uwo mwibanga nibuka umuntu yigeze baramuke nyine ni umuryango waketse umuntu ubagirira nabi noneho umuntu aramuhamagara ngo ahanguka ngo waronguraho kanangura nyirarunanga amakuru ngo ni meza ngo yaba meza atese nkuko mbona ngo mwihereranye ibintu byanyu ngo hari mumenya barabahanuriye yuko ndi mu bida kandi mu by'ukuri koko 100% uyu mutipete yari mubi pe ariko ariko mu bintu mu ntambwe yose uwo muryango wateraga uwo yabaga ari imbere nibo abanzi bamwe banga baba imbere nese mu bukwe ikindi nagukurikizaho nuko mu bukwe agufelicita wagize ibirori imbere y'abandi aratangura ngo akuza kuguhobera ku muryango w'urusengero felicitation kandi nakabizo rega nayo udari umwanzi wo mwibanga avuga ati uwo mwami ndayarya amafaranga ndayarya kuko ngo ashobora no kwikuramo ndamuzi neza akaza kuguhobera wagize ibirori kandi ari umwanzi wo mwibanga akagufelicita akaguha gift
imwe nziza cyane akaguhamo rushorera akakugezayo ugapfa ntacyo ugezeho. Umwanzi wo mu ibanga yigeze kunkosora nabyaye Riyonso, umwana wanjye w'umuhungu abadukurikiye agize imyaka 7. Umunsi abanza bo mu ibanga bagira imirimo we mana azituri n'aba banzi banjye ubarimbure kubw'umurava wanjye. Iyo umuntu ndamwibutsa umwanzi wo mu ibanga nagize, nagiye kubwiriza ahantu mu itorero rikomeye muri umujyi wa Kigali, atangira kunyikundisha anyicisha donc anyicisha ibintu umufuka w'umuceri, ajya kubona nkabona umufuka w'ibishyimbo, ajya kubona nkabona ohereje inkoko, ajya kubona nkabona mu minsi ntare najya mbivuga ko tumaje kubaza umugabo wanjye ibyo nkunda tuzamukore surprise atasanga bitetse. Buri gitondo akampamagara, umukobwa wanjye waramutse ute, nige Margarita wa Kigali, umwanzi wo mu ibanga gushoraho, dore rero cyo aratagetinze kunkomeje ngo ntazongera guhagarara ku gatuti. Mba ndatwite kubera ko ari umwanzi wo mu ibanga ntazimba, ndabimubwiye ndabyara. Umwana agize amezi 3 aza kumpemba ashoreye abantu, ariko uburyo yampembyemo nagize yerekwa nyuma, ku buryo yampembyemo ni uburyo burimo imyuka mibi. Nagiye ko nambona umufuka w'umuceri nkaho yawutereye ngo wazana akajya yoraho ibiro 2, isukari yoraho ikiro, buri bintu byose biba hazana uduce. Naho aje kunkonegita n'ibirere byo kutagira ibiryo mu rugo. Arangije azana inkoko y'umweru, twibutse ko ari umweru tumaze kuyirya. Araza ahagarara mu marembo, narabirebye n'amaso yanjye, abo yazanye bose amaze kubinjiza. Ahagara mu marembo areba havuye. Naho yaravuze ngo ntihazagire undi muntu ugaruka guhemba, mpeje inshuti. Kandi koko umwana wanjye Riyonso niwe mwana nabyaye sinabona bampemba, ahubwo umuntu ukurikira byumvise azaza mpemba mvura agahinda. Natewe n'uyu muntu niwe ahembwa n'abantu b'Imana mba nabagamo. Mu bintu yazanyemo isume nziza ihenze, atunama ngo hekeshe, ndonama ndaheka. Naho iyo sume yasigaranye urudodo kugira ngo azingireho umwana wanjye. Akivaho buri gitondo ntinyimana yarampamagaraga, mwuzukuru wanjye yaramutse ate, ntameze neza. Umwana yaravukanye ibiro 5 na garama, aza kumpemba umwana ageze nko mu biro 8, agize amezi 3 8 byararengaga, uko abana banjye bakura vuba vuba. Umunsi iyo sume igera ku mugongo wanjye, umwana yakuze asubira inyuma, agize umwaka n'igice, afite ibiro 6, umusatsi uracurama. Umwana twiga uburyo dusa, umwe muri twagareka akazi ngo akurikirane umwana tubona agiye kudupfana. Tukicaranye n'umugabo wanjye tukajya inama, tukajya impaka. Ubu turwaje bwake turi abakire. Twareba umudogiteri umupediatri ati ntabwo yari bwake, wakururaga uruhu rwe rukaza rukongera ukarurekura. Umudogiteri ati yisi bwake, umwana afite amaraso make, umwana afite amaraso make, mwigwe mu mushakira ifu y'indagara. Rimwe ajya gufata urukingo rwa nyuma, ikintu cyambabaje, nageze ubwo ngira agahinda kubera uburyo abaganga bantukaga. Hari umunsi abaganga bantutse batari ko mada urarya ntuho umwana, hano ukuntu ngana nuko umwana ngana. Afata urukingo rwa nyuma nahaye umumama w'inshuti yanjye, ndavuga nti ngiye kwicara hano hafi, ushize barantutse, umunkingirize mumpimishirize, dore uranananutse, baragira ngo mwese mwarakubiswe, hanyuma ntibongere kuntuka. Amupimishije asanga ibiryo mu mubiri ntabyo. Barangije batuye umwana mu mushyire hari mu bantu bazahabwa ongera. Izo stress ndi kuziterwa n'iki n'umwanzi wo mwibanga umbaza ngo waramutse ute n'umwuzukuru wanjye, ndabakunda. Namubwira nti umwana wanjye namuhaga amakuru kugira ngo namuhaga amakuru ntabizi.
yewe ntameze nabi ntarya narasubira inyuma nameze oya niko abana ba gatatu bamera niko abana ba gatatu bamera kandi ntarabyara umwana wa gatatu yabwiye n'icyo ko abana ba gatatu ariko bamera atarabyara umwana wa gatatu niko abana ba gatatu bamera yabura icyo avuga niko abana bo mu zabukuru bamera niko abana bo mu zabukuru ugiye ko nkiri muto ndakuze yewe bizaza jya umugaburira umwezi kurangira aramutse atariko buri munsi umwanzi wo mwibanga ndumva ndi busengera abantu witeka akarimbura abanzi mufite mwibanga kera kabaye mbwira papa nene rero uyu munsi hari ikintu mwuka ampishuriye ngo dusenge nicyo yampishuriye kandi yampishuriye ngo dusenge tugeze mu gitondo kandi dusenge turi hanze twasengaga tuzunguruka akazunguruka arya nanjye nkazunguruka ntya tukajya tunyuranwamo dusenga tubaza impamvu umwana wacu tuzavuga ko apfuye azize iki ibizamini byose ni negatifu umwana yumye ahagaze tuzunguruka nka saa 9 nibwo ijoro ryadusanze atubwira tuti umwana azingiye kuri iriya sume niyo bamuzingiyeho ngo abe uruzingo azarinda agira imyaka 5 ameze gutya rwaragurika hanyuma bagukomesha ntuzasubire kuri tere umwana apfa atonyoka ijwi riratubwira ati basume nimuyitwike papa nene wambwira ati ndumva ndi mu mavuta yo kwitwika ndumva afite ukwizera arayegera papa Leonel isuma yitwika yidongera arayitwika arayirangiza kwere umwana nibwo yazanzamutse Imana irangije aravuga iti nanjye nzamuhana kandi nzamuhana igihano kibabaza kandi ntumusabire imbabazi Imana amuhana igihano kibabaza sinkivugiye ariko kirababaje gihe cyanteye agahinda atari ryo gihano cyanteye ubwoba we cyanteye agahinda gakabije ababanzi bo mwibanga rero batwica tutabazi inshuro nyinshi natwe tukajya kubasura tukabaha no ku mafaranga bagasigara bayadongera ababanzi bo mwibanga ndumva nshaka gusengera abantu baba hano ngo witeka barimburira ababanzi bari mwibanga bamara n'igihe baba bamaze n'igihe kirekire ahubwo batwereka ko batwanga bo baje vuba ariko bamaze igihe kirekire kuva tukiri bato tubana tuzamutse tukiri kumwe batwihishamo n'abagome baduha n'amagifiti baranadutwerera twagize ibirori n'abagome ariyaranje aho bakafata no kuri makeya adongera akayakohereza cyane agaca ku kanyenyeri ati ndagukunda nabuze icyo nguha naho afite ikintu cyaherekeje nabuze icyo nguha yego nabuze icyo nguha ababanzi bo mwibanga keretse nk'uwaminyundo nkajya nsenga mponda hasi ababanzi bo mwibanga baratugejeje we umuntu yigeze kumpa gift y'ikanzu umwanzi wo mwibanga iyo kanzu ni icyatsi kibisi nzajya nanabivuga kugira ngo mubyumve narabavumbuye ikanzu nyambara bwa mbere nakoze impanuka hari Karuruma moti nkubitasi ngiye mu Busanza kuzana provisoire yanjye nari impanuka inkweto zivamo ngira ngo ndapfenda ko bagurika ngira umumotari nimba motari nzemo ndagenda mvirirana ariko nzane provisoire yanjye nagiye mvirirana polisi bande byambwira bati pole bati banze ujye kwivuza ntoya ntapfa nabanye provisoire yanjye kubera ukuntu yamvunye barayimpa mpita njya kwivuza mvuye kwivuza sinahishurirwa ko umwanzi yampaye gift hashize indi minsi ndabyibuka imodoka ya Radio Rwanda iparitse ku muryango wanjye ngiye mu kiganiro cyitwa Ntarungu nkubitamo iyo kaje naguye mu rugo abanzi bamwiranga we naguye mu rugo nkubita igituza ku mabuye ahari abana baza kuntora nsitaye ku kantu gato k'ururabyo kubyuka birananira abana baza kunyegura igihe ndimo ntumagira umwuka warugende bw'iteka mbwe ngo iyo kanzu bayiguhaye mu mwuka w'impanuka ngo uzapfuze zimanuka iyanze gute wayimaramo no mujyi wa Kigali ariko ukabona naho nagiye niyo na poste nzanu nzabwiriza ati yewe atamavuta pe abanzi bamwiba niwe musitari tararangiza urakeneye amaraso yawe abanzi bamwibanga we mwanzi bamwibanga uzindukire wawe wacu twagiraga umuntu wazindukaga mu gitondo cya Karahonda Kabanda mwaramutse kwa Karisa mwaramutse mwabonye Imana ikingora tuti ubwo mwaramutse amahoro
ubwo yazaga avuye no mu mirima yacu tugahinga tugafumbira, twagiraga inka nyinshi tugafumbira, twahingaga imbuto nziza. Amezi 8 twajya gukora ibijumba tugasangana imigozi irimo. Biza kurangira aho tumenye gusenga turamwereka. Yaza guhonda akabando mu rugo rwacu. Rimwe araza ndamubwira ntukazagaruka guhonda akabando hano, nzakuvuna ijosi umugongo nzawuturaguritse. Narakumenye wishe mama tutaravuka, watwishe tutaramenya kuryama ngo turote. Inka zarabyaraga tukabura amata, kandi tukamuha amata sha, tukamuha amata ayo tumuhaye ntituzongere kubona andi, tukamuha amavuta y'inka tukazapfa tutongeye kuyabona. Abanzi bo mwibanga bararambukirwa, bafite umwanya uhagije, barashaka kukwica bakwihishemo. Dawidi yaravuze ngo Mana undinda abanzi banyica bangose. Ujya kumumenyera kurangije n'ibigo by'amashuri by'abana ajya kugusurira abana. Mwanzi wo mwibanga udatinya kujya kugusurira umwana ku ishuri, udahari, udatinya kuguherekeza ku kibuga cy'indege no kuza kukwakira afite ururabyo. Nyine kubera ko mesesi sari mu kazi se, naho mwanzi wo mwibanga babakubaza ngo mbese ngo umuntu runaka ngo bite, agahita gusiga amazira ntoki, kandi sha buri munsi aguhamagara nakubwira n'ibyo yakosora mu by'ukora. Umwanzi wo mwibanga mubana mu butayu mugasenga mugasama amavuta akajya nakurambika ibiganza ukumva ko ari mu mwuka ari kugusabira amavuta, ariko yajyana bamutume bati turashaka gutumira runaka, ati reka reka gito, ati ntabwo mumuze mumumbaze, akavuga nk'ibintu 10 bibu ufite. Byagiye bimbaho abavuga butumwa bagenzi banjye bakabatumira mu bindi bihugu bakavuga ibi defo zanjye 10, kandi baza bakaza banzaniye gift. Abanzi bo mwibanga baragatsindwa, biciperereza ntubavumbura. Niyo mpamvu Imana afashe umwanzuro ku bantu bari hano ko azitura inaba abanzi bawe kubw'umurava wawe. Ntabwo twabamenye Imana yabatuvumburiye, igiye kubikora. Bitegura akagiye kubabaho, je bana bitegura akagiye kubabaho. Abantu bajye barega kuri RIB nta bimenyetso, cya kidafite ibimenyetso ni nka kimwe cya Dawidi, ikinyoma gifite ibimenyetso ni nka kimwe cya Yosefu, ariko kuri kudafite ikimenyetso ntacyo kwamara. Niyo mpamvu kuri kudafite ibimenyetso kutagira icyo kumara ari Imana igukurikirana ikaza kubarimbura. Hari ibintu tugiye kujya tubona Imana yo gukinda, muzajya mubona biri gukindagurika. Rimwe nigeze gusenga iminsi 3 ndimo nkubita umuntu undwanya, ndavuga nti ndamuvunaguye ndamuvunaguye. Ubu cyumuntu wo mu muryango hafi cyane asimbuka akantu kangana gutya amenagurika amagufu barimo amatije. Ubu dusabye ngo Imana yica abanzi bacu twasanga abo tuvukana cyangwa abo dusenga no dusangire gaburo tubashira. Kumbi burya runaka niwe wari wishe inyuma y'iki kibazo. Abarampamagaye kuko azi ko mama yanjye yihuta kubi. Mama ariyo mutumishe nakoze impanuka ndi mu bitarana, isi wagize wabaye ute? Nasimbutse akantu gato, ati none namenaguritse amagufu, ubu ngubu bazambaga banyoreje ku bitaro bigufi banshiramo amatije. Bitanibuka ko ari je wayamenaguye. Abanzi bo mwibanga aragukenyeza neza rwose ukaberwa, ukajya kuri stage umeze neza, ariko yagukenyeje mu rushorera, ugakora ntutera imbere, ugakora icyuya kikaza abantu bakabona warakize kandi ugusa. Byaratewe n'aba banzi bo mwibanga. Uwiteka we ngo barimbure ugakora ntutera imbere kandi uzi gukora, byunzwe bikaza ari umwanzi wo mwibanga ubyishe inyuma. Dawidi yavuze atazitura inaba abanzi banjye, ubarimbure kubw'umurava wanjye. Je mfite umurava wo kubagirira neza nka Dawidi, ariko ntabwo genda mfite umurava wo kubana nabo ariko simbazi. Ubarimbure. Mbana nabo abayuda, mbana abagome, mbana nabo. Uwiteka we ntabwo mbazi kandi jewe sinzi ndi nk'igisakiramanzi. Ubarimbure. Ari n'abaduherekeza tujye mwivuga butumwa arabanzi bacu, akagukonegitamo ibintu bituma uvugishwa, ukajya ucurikiranya ibitabo wasoma ukabona ntubibonye. Uza abantu bagiye baba fedoneri akakuroga, wajya kurahira bagwa rwa rupapuro rwa depurikata rwanditse ndahiro ukabona nta kintu cyanditseho. Hariho byabayeho
abwira pasiteri atari ku rupapuro wambaye nta kintu kiriho si ngibyo pasiteri kuko arafite iyerekwa ahita amenya ko umwana bamurangije ati ngiye kujya ngusubiriramo kandi arangije kwiga masitazi hanze umva nk'icyo kimwaro yagize kubona arimo asomerwa arangije masitazi pasiteri arahishurirwa ati mwana wanjye bamurangije reka ngusomere gisubira mu byo mvuze ubarimbure mana azitura inaba abanzi banjye bo mwibanga abanzi bo mwibanga mwibaze nka Sawuli atinyuka ati ndamuhiga ndamwica yishe Goliyati ari igihe wari ukwiye kubyitirirwa ibi bintu ni nkange wari ukwiye kubyitirirwa nubwo byananiye kameme ariko nijya ukwiye kubyitirirwa n'igihe bakwiye kubiririmba erega nako kari kigize akagabo cyane ka Dawidi se ese ko bagahaye imyenda y'ibwami ukagende kambaye nyine byitirirwa kamaze yewe zira confidence ze ndazemera nyine kabyangiraga se yabyangiraga iki se ko umuntu akora uko yatojwe ubu giye mama Ronere wambwira ngo ninjye guhanura ibinyoma amenyereye ukuri ninjye gukoresha imbaraga zo kwa runaka kandi hari izimana ninjye gukorera mu mavuta ya runaka hari ayanjye harangije akora nk'umurwanashyaka atazi ko hari abanzi bo mwibanga afite bazanamurwanya bakamugendaho abanzi bo mwibanga Imana ikurinda abanzi bo mwibanga kandi irabikoze azitura inaba abanzi banjye siko nabonye no mu bazungu babamo no utagira ngo ni mu birabura gusa no mu bazungu naho nabonye bahaba neza umuntu akajya kwanga mwibanga mugasohokana mukajya gusangira cappuccino mukajya no kuri piscine koga ariko akwanga ku buryo bibaye ngombwa ashyira n'urusenda muri piscine rukakurya bariyabona aha Yesu rwose ntabwo beshye naho aba banzi bo mwibanga ni babi barutwa na Sawuli weruye nani barutwa na Goliyati weruye akavuga ati mbasuzuguranye n'Imana Yesu we abangaba aba barutwa n'ukubwira turakavuna umuheto ndakwanga n'inzoka mu ndira kwanga ari umuntu wigeze kubimbwira mu gakinjiro ku muryango w'urusengero ati ubona ndakwanga n'inzoka mu ndira kwanga uwo ntako abasa umuntu ukwanga akabikwereka ntako asa ya mama Ronere ese waritse nkajyana jyana yo ngayo wa mugani ndumva ashaka gusengera ariko n'Imana yabikemuye ivuze ko ugiye kubarimbura ahubwo reka nsengere aba bantu ibaze uyu mwanzi wo mwibanga nta n'ibikomere byo ufite kuko ntumuzi nta donke ntumuzi uri mu mandazi umeze nka televiziyo batwaza telekomande nuko gutwaye mu kwanka isakame ndumva ese ubundi bumbasengere ngo iki mpamagara ubwami Imana ngiye kuyishimira ko yafashe umwanzuro ngiye gusenga Imana nyishimira ariko unashiremo n'akantu nyine ko kubavuna amagufwa maze noneho nanjye unsengere hari abanzi banjye mfite bo mwibanga mbona ibimenyetso yuko yabavunye amagufwa Uwiteka dore yabifashe umuti w'umwanzuro barimbure kubw'umurava wanjye kuko twabahaye igihe cyo kwiga kandi azitura inaba abanzi ndetse twagendaga tunababwira na bije zacu n'imishinga yacu uza amabanga yacu babitse Imana rero itabavunye amaguru bakoresha amabanga yacu uza amakuru yacu bafite uzi ukuntu twagiye twivamo tuzi ko ari abantu tubwira uza amabanga yacu babitse ukamubwira uzi kuri kumuganyira agera hirya ati koma musosi burya nacyo cyarakubitetse umugabo aragihonda koma musosi yakuze imbere bigeze hese bigeze hano kuri ati nyabona ntusenye ntugira gute agereye ati koma musosi ntikibizi ahubwo akiranje agaca inyuma kuzura n'umugabo akajya agukiramo n'imyonyo abanzi bamwe Yesu we umugabo akareba buryo ki azimugendana none akumva n'amakuru yarakeneye kandi iki cyanze cyo mwibanga uzi ko kinabwira n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe ntabwo abizi nzajya mubera amaso kuri cya kiganiro twigeze kuvuga cyitwa bamaneko reka mvuge mwanzi wo mwibanga umwe wakoze ikintu kibi abantu batubabarire mujye munitonda cyane Imana ko nafashe umwanzuro wo kubakorera ibi bintu nayo yarakaye umuntu umwe yakoze ubukwe marene we yasambanaga n'umugabo we urumva umuntu akubereye marene ariko ari mukeba asaba abantu ko aho
kuko ari byo bisigaye byeze si uko abamarene hafi ya bose baba bashaka kumva ukuntu abana babo bagiye kuri neza. Icyo kintu iyo kiba ari icyo cyonyine akoze umva icyo yakoze cyababaje cyambabaje. Hanyuma uyu mukobwa akageza kumuganyira uko umugabo we ataha mu gicuku kandi ubwo bari kumwe na marene, uko umugabo amunaniye ataha amubwira nabi, ataha amubwira gutya na gutya. Marene ati reka tuzaze dusengera mu cyumba cyawe harimo imyuka mibi. Naho mu cyumba umwanzi wo mwibanga ngo ageze mu cyumba arambwira ati nzanira ishati yawe, nzanira akenda kawe koroshye k'imbere, unzanire n'isengero w'umugabo wawe. Arabifata arabipfundika ati ukunda ndabahuje ntazongere kugira aho ajya. Ati noneho bishyire hano mu musego we ajya byisegura ni ku mwuka mbwiye ko nuko azajya byisegura nta hazongera kujya. Akivaho ahita ajya ku mugabo we ati Imana yanyeretse ko umugore wawe akuroga, inyereka n'ibimenyetso ko mu musego hapfunditsemo umwenda wawe n'uwe w'imbere bipfunditse. Nicyo kimenyetso Imana yanyeretse ko umugore wawe ajya mu bapfumu barashaka kukwica. Umugabo ageze mu rugo areba mu musego abisangamo uwo mugore yarakubiswe. Umwanzi wo mwibanga biza kurangira namwegukanye umugabo. Umwanzi wo mwibanga bantu munkurikiye aho ndaje mbasengere. Umwanzi wo mwibanga ibyo byemba nzi ibintu byinshi, byembera njyaca ibintu byinshi, narababaye kubw'ibyo bintu. Hakuze umuntu ubwo ukinnye trike ingana gutyo abakweretsa ko agufite anakurangiza. Umwanzi wo mwibanga ukora utuntu twagukoraho kandi ari iruhande rwawe yisetsa nk'imbeba y'inkumi. Tuzeruka mu cyaro zifite ukuntu zijya muri parafu zikajya zisetsa. Oya zifite ukuntu zisetsa muzazumva imbeba z'inkumi. Sibyo ko numva imbeba wajya wirukana dayimoni w'inyatsi ubwo baje kugusura. Abanzi bo mwibanga nuko bisetsa. Oya reka ahubwo hano hari inyoni y'intashya. Ubwo ni inyoni y'intashya wawe ujya umenya ko Uwiteka azanye umugisha. Intashya gusa hari n'izindi nyoni ariko zigenda ziza zigashaka no kwinjira mu nzu. Ahubwo inyoni yo yinjiye mu nzu cyangwa iyo yinjiye mu modoka uri kugenda ubukire buba bwaje. Twibere ku banzi bo mwibanga reka tureke iby'inyoni n'imbeba. Yeba ndumva afite akantu kameze nk'umujinya ariko kuki Imana ibaduhisha. Kuki Imana ibaduhisha agakora ibintu bingana gutyo utabizi nk'uyu mumenya muhuza n'igikuta. Nyine Imana yababaye. Imana iratuziza n'imitima yacu ukuntu ibimeze, iravuga iti uyu mutipete n'uyu mutipe nimbahishurira yuko iki kivi aricyo kimukorera bino byose kandi mbona nyine umurimo wanjye urabusenyutse. Nubwo ari umwanzi wo mwibanga ariko hari abamwizereramo bagatuma mbabona. Nagiye gusengera umuntu wa Faisal wanyarukaga kumurwaza niwe wongeragamo uburozi. Abwira umugore we ati ntiwirirguza rwose awutari ndakubereye inshuti yanjye shu ndahakubereye. Umwuka bimpishurira, umwuka bimpishuriye mbibwiye nyamugore we ahubwo ampindura agiye umusazi yarananyishe. Nubwo ntigiye Imana mbwiye ko uriya muntu ari we kukurogera umugabo niwe uri kongeramo noneho mba ari uhinduka umwanzi. Byarangiye umugabo apfuye. Ni ukuri n'izi saha baracyari inshuti n'uwo muntu wamwiciye wamupfakaje kuko afite ukuntu yamuhuritse kugira ngo amumareho n'ubutunzi. Mwanzi wo mwibanga kandi ngo impamvu yamwishe hari ibintu yari yaramuhaye by'ingwate umugore atarabimenya kugira ngo amwice abyegukane. Ubu yarabyegukanye n'umukire. Aba banzi bo mwibanga Uwiteka atabakaniye urubakwiye kuko nitubazi ntabwo tubazi.
barashaka kuturandurana n'imizi n'imiganda twivuyemo babitse amabanga yacu menshi niyo turi bujye hanze barabimenya niyo turi bujye hano mani dutabare kandi turi mwami Yesu nanjye ndunga mu ryawe ubavunagure ubakanira urubakwiye mana kanira bano bantu bangendaho urubakwiye menagura imbaraga zabo uhereye mu biganza amaguru yabo rutirigongo waravuze ngo dukunde abanzi bacu ariko uyu munsi urabihinduye uvuze ko abo mu ibanga bo barakureba dukunda babitweretse ariko abo mu ibanga babitse amakuru yacu menshi kubw'umurava wawe kubw'imbaraga zawe uhere ku bangendaho ikindi wite abantu bazi imishinga yacu bayizi uko dukora baca n'inyuma bakabitobanga ariko bagaca inyuma bakatubona turabika nta mbabazi tubagiriye tabara ubu bwoko bwahuye n'izi nkeca ubarengere ku mwanzi wabo twababwiye inzozi twarose batubwira yuko ari ibyiza ndetse bije vuba ariko twabasanze n'idotani tubagemuriye ibiryo baravuga ngo Karose araje bapanga gahunda yo kumwica bamusekera ari bene bajya no kumubika bajyanye igikanza abanzi bo mwibanga batubika tukiriho tubicishije agahinda nk'ako batwicishije tukaba tugenda nta bitanu tugira bitewe n'abanzi bo mu ibanga bahora batwohera tubasubije ibyabo maze Uwiteka saa sita ntigere tutarabona nka bangahe washyize hariya mu izina rya Yesu Kristo amen. Shalom shalom.